ihene ndayizi mama na urayizi ntiragirika ntiyumva uyicisha hani kanyi kajya hirya nahise nicara izo ngero zinzamo ndavuga ni harahiye karabaye umutima urambaza uri ihene uri intama use nari bwibeshyere nasanze narahebebaga kuko nari nara ijoro ryose urumva ko nari mvuye now ndavuga ni ibi ndabireka njya ahandi ndabumbura ahandi mbona ahanyuma haravuga ngo ndi ku rugi ndakomanga ni wumva ijwi ryanjye ugakingura ndinjira nahise mvuga ni ntacyo ntegereje nahise mfukamo nti rero niba uri ku rugi ngaho injira turebe ntabwo nasobanura ibyabaye muri kiriya cyumba ndigenye ntabwo namenye ubu nibwo navuga ngo yari presence y'Imana yari kubaho kw'Imana kuzuye icyumba ariko icyo gihe sinabimenye cyonzi narascreaminze narasakuje ndabyutsa ababyeyi banjye bari bakiriho baraza biruka abaza guhera iyo experience umunsi ku wundi murambwira Imana ni umfashe nzakubone munsi ngo abantu bavuye mu ndimi zose n'amahanga yose bazahagarara imbere y'intebe y'urubanza ngo abacira imanza zikwiriye ibyo bakoze apana ibyo bavuze ibyo bakoze nta muntu turi kumwe nta muntu ndi buburanye birankomanga ndavuga ni ibi ni bya bintu by'abarokore bahora badata mbumbura ahandi nishakira inkuru ndi busome nkasinzira ngo ahandi havuga ngo erega kuri uriya munsi nzatoranya ihene mu ntama ni byakomeye hajemo ihene n'intama nuba byakomeye urwo n'urugero nanjye nakuyandi mukuru intama ndazi uko zimeze zirumvira intama zigenda zireba hasi intama ihene ndayizi mama na urayizi ntiragirika ntiyumva uyicisha hani kanyi kajya hirya nahise nicara izo ngero zinzamo ndavuga ni harahiye karabaye umutima urambaza uri ihene uri intama use nari bwibeshyere nasanze narahebebaga kuko nari nara ijoro ryose urumva ko nari mvuye now ndavuga ni ibi ndabireka njya ahandi ndabumbura ahandi mbona ahanyuma haravuga ngo ndi ku rugi ndakomanga ni wumva ijwi ryanjye ugakingura ndinjira nahise mvuga ni ntacyo ntegereje nahise mfukamo nti rero niba uri ku rugi ngaho injira turebe ntabwo nasobanura ibyabaye muri kiriya cyumba ndigenye ntabwo namenye ubu nibwo navuga ngo yari presence y'Imana yari kubaho kw'Imana kuzuye icyumba ariko icyo gihe sinabimenye cyonzi narascreaminze narasakuje ndabyutsa ababyeyi banjye bari bakiriho baraza biruka abaza guhera iyo experience umunsi ku wundi murambwira Imana ni umfashe nzakubone Pastor uko guhinduka kuva muri icyo gihe kugera ubu ngubu turimo kuvugana ubihuza gute n'impinduka zigaragara mu gihugu by'umwihariko iterambere ry'umugore je mu by'ukuri mvuze iterambere ry'umugore mu gihugu nahera ku buyobozi bwiza hari ibihugu byinshi bimwe narabisuye muri Afrika umugore adafite icyo avuze at all umugore nimvuga wumve ubusa n'ubusa akubitwa nk'iki se aho usanga wumva histoire ziri mu bagore ukumirwa so iyo mvuga iterambere ry'umugore mu Rwanda iyo mvuga agaciro umugore afite mu Rwanda ndabihita mbihuza yego Imana ni ya mbere ariko yakoresheje ubuyobozi bwiza bwamenye Imana ihumugisha umuyobozi wacu w'igihugu kuba yaramenye ko umugore ari umuntu nk'abandi atekereza nk'abandi yagira imbaraga nk'abandi yakora nk'abandi twizihije umunsi w'abagore mu karere kacu ka Gasabo nishimye bikomeye nanjye ndi mubabonye n'ibihembo ariko nashimishijwe kubona abagore tuvuye mu nzego zitandukanye turi hariya ku karere kacu ka Gasabo hari abagore bakoze akarasisi k'amamoto batwaye moto rwose baririmba bona yicaye kuri moto arimo arayibyiniraho ndashaka kureba abari muri security abagore bambaye imyenda ya security abari natwe baba pastori nukuvuga ngo umugore ntahezwa mu kintu icyo ari cyo cyose mbega hari hahiye ariko biraterwa n'ubuyobozi bwiza
mu yandi magambo umugore yifitemo imbaraga, umugore arashoboye, umugore n'inkundi. Imana irema yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ntiyavuze ngo ndemye umugore ndemye umugabo umwe azagira ikibazo. Yaraturemye twese iduha ubushobozi bumwe. Yes. Igeze mu bintu bitandukanye niho yadutandukanyije. Iravuga ngo abagore mubafate nk'inzabya zoroshye, ariko itavuga mu mbaraga. Ivuga mu marangamutima, ibintu nk'ibyo, ariko yaturemye mu buryo bumwe. Yes. None Pastor, wenda muri iyi myaka umaze uri umuvugabutumwa, usobanura gute impinduka zabaye mu buzima bwawe, ndavuga mu buryo bw'iterambere ry'umugore ariko unazamura abandi? Impinduka zabaye mu buzima bwanjye mu by'ukuri bishingiye ku Mana. Imana yankozemo umurimo ukomeye. Nimvuga ukomeye ngiye kubisobanura. Yampaye ikintu nshima buri gihe. Yansobanuriye agaciro k'umuntu. Umuntu yaremye umuntu. Sinzibagirwa icyo gihe numva ntangiye kugira gushaka kumenya umuntu ni iki. Umuntu ni ibintu birebire ntasobanura mu masegonda dufite, ariko namenye agaciro k'umuntu. Buriya rero umuntu sindamumenya cyane, ariko agato Imana yansobanuriye kankozeho ku buryo umuntu muha agaciro mu buryo ntarabona. Byamaye guca bugufi. Menya ko umuntu nubwo yaba akenye cyane, akeneye urukundo, akeneye n'umuntu. Ukize cyane ni umuntu, washobewe ni umuntu, urembye ni umuntu. Byatangiriye aho urebye kumenya agaciro k'umuntu bikurikiye bitewe n'uburyo Imana ikunda umuntu, ikadufata twese kimwe, katuvubira imvura hamwe, umubi umwiza warayitutse. Ngenda nsobanukirwa agaciro Imana iha umuntu, menya umuntu, mpera aho ngaho. Nyoboye ministeri yitwa Grace Room imaze imyaka 6. Uyu n'umwaka wa 6 turimo. Kagaciro k'umuntu navugaga Imana yabimfashaga kubimenya. Inzanaho rero muri Grace Room dufite pillars zitandukanye, inkingi duhagazeho zitandukanye. Muri izo nkingi harimo icyo twita ukuboko kw'impuhwe, Compassion Ministry, Mercy Ministry. Aho rero ni naho dushingiye cyane. Mu by'ukuri abantu bazi Grace Room bayibona kuri YouTube, abenshi babona turi mu rusengero, ariko Grace Room ahantu ifite imbaraga ni mu gikari. Kuko mu gikari dufite staff ba reporting morning to evening, mu gitondo giza nimugoroba, bashinzwe gusa iyo mirimo iyo kwita ku bantu, bakurikirana abantu bakenye. Nta kindi kinashinzwe, nta yindi report ari butange. Yasuye nde, yageze kuri nde, baba baraho bakatubwira ngo hari umuntu wabuze ubwishyu hanaha kuba mu bitaro, tukaba turirutse. Hari wabuze uko ashyingura, baduhaye yari CHK upfishije umwana, tukaba twirutse kuri sanduku yo gushyingura. Nicyo bashinzwe. Bashinzwe icyo gusa, kuko Imana yarambwiye ngo aho niho hari imbaraga z'icyo ngo amagariye gukora. Rero kuva icyo gihe dufite abantu benshi. Ni graduation y'ejo bundi warayibonye kwa 6 ushize. Twabonye abagore n'abagabo bavuye mu myuga y'uburaya n'ubusinzi, bari bananiwe ingo, bamwe bagira muri 54 n'abandi bakirimo bariga. Ibyo rero urumva buriya bamaze imyaka 2 biga. Ni ukuvuga ngo buri cyumweru barakurikiranwa, bafite iminsi 2 bakurikiranwa, n'indi minsi 2 baza mu materaniro kugira ngo babe occupé, bafashwe guhinduka. So Grace mu bundi naho aho niho dufite imbaraga cyane. Abantu tubona kuri YouTube tubwiriza, ariko mu gikari dukurikirana umugore, kuko umugore wahindutse abana barahindutse. Umugabo ashobora gutinda, ariko umugore wahindutse buriya urugo urufite birenze 90%. Yego. Pastor, abantu bakuzi bagufata nk'umugore witinyutse, uvuga ashize amanga. Ibi bintu bikora hehe? Yes, mbikura ku Mana niko nabivuga, kandi mbyitirira, nabivuga ko ari Imana itanga impano. Mu mpano rero yampaye impano yo kuvuga mugenzi. Yego, ni impano buriya, ni impano. Uvuga butumwa Bibiliya tweka ko ari impano. Ni impano kandi yangiriye ubuntu
menya ko agaciro ntagahabwa nibyo mfite. Menya ko nk'umugore ntago agaciro ngahabwa n'amashyi bankomeye. Simpabwa agaciro nibyo banyita abantu kuko bashobora kuba batansobanukiwe. Ariko Imana imaze kumbwira ko yamaye agaciro, inzi imbwira n'icyo yampamagariye ku isi. Narisobanukiwe ubu. Ndi umuntu buri utazunguzwa n'ibintu bizunguza abandi bagore. Yego buriya hari abagore bagira amarangamutima arameze ukuntu ngo bamvuze akarara adasinziriye, cyangwa nabuze iki akarara adasinziriye, cyangwa narwaje. Imana yangiriye ubuntu kuko iyo byose nabiciyemo kandi mbicamo nkomeza gushiramo nkomeza inzira. Ibintu byose mbicamo nzi ngo ni by'akanya gato birashira. None pasa undi ndatera inkunga buri mugore wese unkurikiye, mubwire ngo agaciro k'umugore ntabwo gaturuka kubiri hanze. Agaciro k'umugore gaturukamo imbere, gaturuka muri skills mu byo yamenye, gaturuka kuwo yamenye n'agaciro yamuhaye. Agaciro k'umugore unyemerere mvuge kuko umuntu avuga ibyazi, gaturuka ku kumenya uwakuremye, kuko uwakuremye ni uguha igisobanuro nyacyo cy'icyo yakuremeye. Unyemerere fasha abagore kuri icyo kintu. Turakura tukavuka tugasanga twisanze mu maboko atandukanye. Bamwe tukarerwa n'ababyeyi, abandi tukarerwa n'aba aunti. Aho uciye hose haguye igisobanuro cy'icyo uri cyo. Urerwa n'umuntu akakubwira ngo ntacyo uzigezaho, uri imfubyi, akaguca intege. Warerwa n'undi ati dore gifite amazi mu mutwe, ukazakura wumva ufite nyabarongo mu mutwe nta nicyo uzageraho. Warerwa n'undi abana mwakwigana bakakubwira ibi, ugakura bagutizinga mu ishuri ibintu bishoboye nta bwenge ufite. Rero ibyo akenshi biradushuka tukagira ngo nicyo koko turi. Iyo bibi byo jye uvugana nawe ntacyo mba naragezeho, nta nicyo mba ngerageza gufasha undi. Ariko nk'uko ubona radiyo ikorwa n'umuntu bagahita bashyiramo agatabo kavuga ngo dore uko uzayikoresha, bivuze ngo uwayikoze niwe uzi ibyo yayikozemo. Arakubwira ngo ukande kuri kariya kantu iravuga, ukande hariya irazima, agashyiramo agatabo kagufasha. N'Imana yaraturemye idushyiramo agatabo. Hari igitabo kidufasha kumenya uwo uri we. Yego rero maze kuvumbura icyo, namenye ko ntabwo ndi icyo abantu bavuga ndi, sindi icyo amateka yangize, sinteze kuba icyo faiblesse cyangwa intege nke zinyereka ko ndi ibyo ntashoboye. Mvuga gahoro cyangwa sinze kuvuga, ntekereza gahoro cyangwa sinize, narize nara oya. Nta nubwo ndi icyo urugo nashatsemo kivuga, nta nubwo nzaba umutima wanjye himbaza yo Mana. Haleluya. Pastor niki cyakugoye mu buzima? Mbajeje ikintu gikomeye, ikintu cyangoye cyane. Ikintu cyangoye mu buzima ni ukwisanga numva hari ibintu byiza ngezeho ababyeyi banjye barabinyifurizaga bakabimbwira, ariko ntashobora kwibereka. Ntashobora kubabwira ngo reba hano dore ibi byakunze, ubu nabaye umubyeyi, ubu narabyaye, mfite abana bameze gutya, cyangwa ikizi icyo ari cyo cyose, kuko barabinyifurizaga, bahoraga babitubwira nk'abana babo. Ariko nicyo kintu gikomeye cyane cyangoye mu buzima. Imana igenda imfasha kubifuriza iruhuko ridashira. Nkavuga ngo nubwo ntacyo babonye ariko ubuzima burakomeza. Yego icyo rero cyarangoye mu buzima. Pasa uhuza gute ubustari kwamamara kwawe kuko niko biri n'ubuzima rusange? Ariko nawe urabizi ko umusitari. Urantangaje. Hari abantu bigora kuko n'indi platform itandukanye niyo wari uriho. Biri very challenging kuko buri rwego rwose ugiyeho ruzana n'ibyarwo. Ariko giye ukuntu mbifata nihaye kutazigera mpinduka kuko biravuna, birahenze. Guhinduka mvuga ni ukutifata ukundi. Yego niyo mpamvu wirengagiza abantu, ntusuza abantu, ntujye gusura abantu, ntuseke, oya.
ibyo bintu ntago bikunda narabiretse niyo mpamvu ubona n'uyu munsi nkijya epfo hariya twajya kuvuga ubutumwa